Nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Nitwa Eric Niyitegeka. Iyi ni The Empire Record Studio. Mu bikorwa byacu bya buri munsi harimo igice gishinzwe gutunganya indirimbo zivuga ku butumwa bwiza, zivuga ku ijambo ry'Imana. Ariko dutekereza ko ari byiza ko abakora imirimo nk'iyo bose n'abafite aho bahurira nayo bakwiriye kugira ubumenyi bwimbitse kuri Bibiliya. Nyuma yo kubona ko bisa nkaho bigoranye muri iyi minsi ku bantu benshi kwisomera Bibiliya kubera umwanya, akazi kenshi n'igihe kidahagije, twafashe umwanzuro wo gufata Bibiliya yose kuva aho itangirira kugera aho irangirira, yose tukayisoma tukayishyira kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube witwa The Empire Record Studio TV Rwanda, kugira ngo abakunzi bacu ndetse n'abandi bose batuye isi babashe kubona uburyo bworoshye bwo kujya babona amagambo yo muri Bibiliya atavangiyemo ibitekerezo byacu bwite, ahubwo gusoma Bibiliya byonyine. Tuzabishyira mu ndimi zigera muri 12, ariko kubera ko aribwo tugitangira, turatangira dusoma mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Ubwo kubumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'indimi nkomatanyo zacyo harimo Ikirundi, Igifumbira, Igiha n'Igihangaza, muzajya mukurikira aya masomo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Abandi nabo mu zindi ndimi bumva, tuzajya tubaha imirongo ya Bibiliya mu ndimi zabo basanzwe bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo biborohere, kuko Bibiliya iravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami bukwiriye kubwirizwa amahanga yose, kugira ngo bibabere ibihamya ngo nibwo imperuka izahera ko ize. Dukwiriye rero kuvuga ubu butumwa mu ndimi nyinshi zitandukanye, tukagerageza no kubugeza kure hashoboka kugira ngo bugere ku bantu bose. Uyu munsi kubera ko aribwo tugiye gutangira, tugiye gufata umurongo umwe mu y'ingenzi ukomeye cyane muri Bibiliya, uvuga ku buryo bubonerwamo agakiza cyangwa ubuzima cyangwa ubugingo muri iki gihe turimo, mu bihe 9 Bibiliya ivuga yerekana. Ndatekereza turi mu gihe cya 6. Ubwo rero tugiye guhera ku murongo umwe usa nkaho uyobora ubuzima bwacu muri iki gihe, aho Bibiliya yerekana uburyo bumwe cyangwa inzira imwe yonyine iduhuza n'Imana. Murakoze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 3 cyangwa umutwe wa 3, duhereye ku murongo wa mbere. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, "Mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe." Yesu aramusubiza ati, "Ni ukuri ndakubwira yuko umuntu wese utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana." Nikodemu aramusubiza ati, "Mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa?" Yesu aramusubiza ati, "Ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera." Nikodemu aramusubiza ati, "Ibyo byashoboka bite?" Yesu aramusubiza ati, "Ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse Umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko Umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho.
kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'Imana, atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ubwo gucirwaho iteka ni uko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe ku Mana.